Kubona isaha saa 5:11 bishatse kwerekana iki? Kubona saa 5:11 cyangwa rimwe enye zishoreranye ku isaha yawe ni ikimenyetso abantu benshi bagiye baha ubusobanuro butandukanye bishingiye ku myemerere, umuco cyangwa imitekerereze ya buri muntu wese. Nta gihamya cya siyanse igaragaza ko gifite umumaro udasanzwe, ariko aha hari uburyo busanzwe gisobanura. Ubwa mbere, mu myemerere ya numerology, abantu bamwe bavuga ko ari igihe cy'amasengesho cyangwa icyifuzo, ngo bikaba byiza iyo ubonye iyi saha utari wabiteguye ugatanga icyifuzo cyawe cyangwa ugasenga, bikaba byoroshya gusubizwa kwawe. Kandi bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko uri mu nzira nziza. Nanone kandi biburira umuntu mu gihe hari ibintu yari ari gutunganya cyangwa guteganya gukora cyangwa yakoraga, bikaba byiza ko yabikomeza kuko ari mu nzira nzima kandi bizamuviramo amahirwe. Ikimenyetso cy'uko ugomba kwibuka intego zawe no kuzirinda. Kandi iyi saha iburira uyibonye wese ko agomba kurinda intego ze agaharanira kuzigeraho. Ikintu cya kabiri, mu ruhande rw'imitekerereze cyangwa se psychology, akenshi tubona 11 yegeranye na 11 cyangwa saa 5:11 kuko ari umubare woroshye kuwibuka. Iyo ugiye mu bahanga ba psychology bavuga ko impamvu abantu bakunda kureba iyi saha cyane ari uko ari isaha yoroshye kuyibuka kuko ifite imibare yoroshye 11 gusa zikurikiranye, kandi bakavuga ko abantu bakunda kwita ku bintu bisa cyangwa byikubye. Akenshi abantu bakunda kubiha agaciro bitewe n'uko bigaragara neza mu maso yabo. Ubwonko bwacu bushaka igisobanuro mu bintu bisanzwe, atari n'ibyagakwiye kuba ari bifite ubusobanuro, ahubwo ari uko byakwiye kuba byikora. Ibi bintu bituma wumva ko bihuriyeho, nyamara ari uko ubibonye inshuro nyinshi. Nta nibiba birenze rimwe na rimwe, cyane ko tudashingiye ku bwoko runaka cyangwa ku muco w'umuntu. Mu ruhande rw'iyobokamana babifata nko gusenga cyangwa se igihe cyo gutanga icyifuzo cyawe, cyangwa ngo usenge Imana ikumve mu buryo bwihuse, kwiyibutsa kuba maso mu buzima, gutekereza ku byo uri gukora muri icyo gihe, ndetse no kwirinda cyane. Icy'ingenzi umuntu agomba kumenya ni uko nta gihamya cyerekana ko saa 5:11 ari ikimenyetso cy'amahiri cyangwa icyago. Ibisobanuro byose biterwa n'uko umuntu abyemera cyangwa bifata, kandi mbibutse yuko imyemerere y'umuntu ari igena kubaho kwe.